Ubu turi ku cyumweru, uyu munsi ndagira ngo mbereke ko dutembera hamwe n'umuryango, kubera ko kuva ndi mutoya ndetse na benshi nkiba mu Rwanda, ku cyumweru wabaga ari wa munsi uhura inshuti hamwe n'abavandimwe, tugatembera tugatarama. Njyewe cyane cyane iwacu papa wanjye yarakoraga cyane, twamubaraga ku cyumweru akadutembereza. Twabaga rero twishimye kuko twabaga tuba tuzi ko ni umunsi papa tugiye gutembera. Yakundaga kutujyana koga cyangwa akatujyana kwa Sherando, hahozeho twarakundaga cyane kugenda tukarya inkoko n'amafiriti. Icyo gihe nkurira mu Rwanda mbere ya 1994 hari ahantu henshi bataramira, na pisine ntabwo zari ahantu henshi. Ndumva hari wenda nka hoteli nkeya zaza zifite pisine, hari hamwe yatujyanaga nyine naho ngo twajyaga koga. Yes, uyu munsi rero nkaba nanjye ndi butembere n'abana n'umuryango wanjye. Ni byiza, abatari babizi abafite. Byiza ni uko kuva natangira gushinga kampani yanjye imyaka 5 ishize, ntabwo nigeze mbona umwanya cyane. Muri weekend nabaga ndi mu kazi. Ubu ni ikintu ngira ngo niteho, nshyiramo imbaraga, nongere ngaruke kuri iyi si, nongere mbona ako kanya kuko ndi kumwe n'umuryango wanjye. Twashize imyaka 5 nyine ndi mu byo ndimo. Ubwo rero uyu munsi ndabereka ikintu cyiza cyane, mukomeze mukurikire. Mbere ya byose reka manze nishakira agakawa, ahubwo ndumva bacu ubona ko burakeye, akazuba kavuye, ariko ntimwibeshye hano nibwo izuba riba ryavuye, haba hakonje. Yewe sha, yewe nzanira ikawa, nkorera ikawa. Ibyo ntabwo bibaho hano, ntabwo tugira umuboyi mu nzu dukorera ikawa. Madamu, ibyo nabyo ntabwo bibaho. Reka njye kuyikorera ngo taza kuza gukomeza. Ubu rero tugannye aho bita kuri Robson Island, muraza kuza kureba. Ni ahantu tujya gukorera activity twita ice skating. Skating ni iki? Muraza kuza kubireba namwe. Ni nko kugenda unyerera kuri ice nyine, barafu. Mwebwe uba muri Ottawa na Montreal no muri Toronto cyangwa n'ahandi muri US hakonja, hagira ubukonje. Muri winter Vancouver n'ahantu mwasura. Nimurebe hano ni mu mujyi, ntabwo hari snow nkuko mubibona, ariko hafi y'aha ngaha iminota nk'ingahe nka 20 se utwaye waba ugiye ahantu bita kuri za Mount Seymour. Hari ahantu bajya gukora nyine ibintu bijyanye na sport zo muri winter. Nicyo cyiza, ndabona ku cyumweru haba hatuje. Ubu ngubu ni mu saa 3 za mu gitondo, ariko naho abantu benshi ku muhanda. Ubu turi mu mujyi rwagati, kandi cyiza cyo muri Vancouver ni ahantu bishoboka yuko waba wanatembera ntukenera imodoka, kuko haragendwa. Nkuko tuvuga it's a walkable city, haragendwa, biroroshye kuba wagenda wagera ahantu henshi, cyane cyane mu mujyi nyine wa Vancouver. Ubwo bivuga ko ugiye nyine ahandi atari muri Vancouver, mu zindi za quartier, byasaba nanone gufata na gari ya moshi. Ariko cyane hano icyiza nuko ntabwo tuba dukeneye imodoka. Ubu rero nkuko nabwiye ngitangira, ni ku cyumweru, ni umunsi wo gutembera n'umuryango. Wenda bamwe bajya gusenga, nabyo hari bamwe ndumva hano bafite izo gahunda.
ubwo rero ndabereka twebwe ibyo dukora uyu munsi byo biri ice skating. Aha turi ni kuri Robson Ice Rink, urabona ko ari ibyuma nyine bigushyushya iyo konje, ukicara ukaba wafata nk'ikawa se, hanyuma niba afite ibikoresho urinjiramo imbere, urabona skate rental. Abatamenyereye ibyo dukoresha ni skates, ngewe zanjye ni izanjye bwite, ndetse ngiye no kubereka n'ukuntu umuntu azambara ntabwo biba byoroshye. Zino skate zanjye ni iz'abagabo, ni nazo banakoresha muri mukino bita hockey. Hari izindi z'umweru nyine abakobwa n'abadamu bakoresha. Ubwo ntabwo nigeze nkina hockey, ariko natangiye kubyigisha kera n'abandi baba muri za Ottawa. Hari ahantu bita kuri Canal, naho nagiye gukora ibijyanye na skating. Ni heza cyane, ababa muri Ottawa mugomba kugenda mukabigerageza, no ku mugezi wabaye nka barafu abatabisobanukiwe. Ndimo kubitunganya nk'umukinnyi wa siporo, ntabwo wajya kuri ziriya barafu utambaye bino bintu neza, kuko bivuyemo ukagwa hasi kumva ukuntu byagenda, ya barafu wenda umutwe wameneka. Ubwo ndimo kubisoza, ntabwo biba byoroshye, nagira ngo nyine mbereke gufunga zino. Ndabirangije, urabona abantu hasanze abandi. Kera nkibitangira rero wageraga hariya kuri ice utamenyereye hahita hanyerera, ariko niyo utazi no kubikora hari ukundi ukuntu ubigenza, hari ukuntu bakwigisha. Ubwo twebwe tumenyereye hariya rero wabinjiye rero ntabwo biba byoroshye. Kera nagendaga gutya kamba ukuntu, ariko ntabwo ugomba kugira ubwoba, ariko urabimenyera. Ni ibintu byiza cyane. Ababa hano muri Canada batari bakora ice skating, ndababaza kuki mutari mwabikora, cyangwa ababa handi babikora nibura na hehe. Iyo ubiriho ni ibintu byiza cyane, bigenda biza buhoro. Kugenda byo ndabishobora, gliding, ariko guhagarara byo biracyari ikibazo. Ariko naragiye, ariko iyo utazi ukuntu bigenza, ufata hariya nk'abari abantu bari inyuma yanjye, cyangwa ugakoresha ibindi bintu bituma utagwa. Hari igiplastic urakibona cy'ubururu, icyo ngicyo nicyo umuntu akoresha utazi, kigufasha kugira ngo ugire balance. Urabona hari abandi babimenyereye. Ubu rero ndashoje, ngo turashoje, ubwo tugiye komeza gahunda. Madamu avuze ati tujye guhaha, nta kibazo. Hano muri diaspora turabyikorera, usibye ko ibintu byo guhaha ni papa wabingishije. Papa wanjye yakundaga mu isoko hariya, yabaga azi ibintu byo mu isoko, yagendaga agahaha itomati n'iki. Mama wanjye yashaje rero mbere, papa wanjye niwe rero yakundaga kwihahira. Papa wanjye n'uwo yari umusirimu nk'uko bavuga, yakundaga gukora ibintu ku giti cye. Ibyinshi niho nagiye mbivana, yagendaga akaduhahira ibishyimbo n'inyama, amata. Umunyarwanda udakunda amata, kano ni ka check out. Byose nyine babigize digital ukuntu. Ubwo turakomeje nyine kubatembereza, nizeye ko umunsi wanyu wagenze neza. Ubwo turakomeje. Ubu rero ngiye kujya ku igare. Vancouver hano ni heza cyane, nko kuza kubibona. Tugiye kujya ku mazi, ndabereka hose. Uyu munsi murabona pe, kuba twatangiranye mu gitondo. Ubwo turakomeje, ndabona n'izuba ryavuye. Ubwo aba bari muri Toronto n'ahandi hakonje nyine, ubwo mujye muze mutembere hano, cyangwa niyo mu hantu hanashyushye muri US naho mwaza. Ntabwo Canada yose ari ubukonje. Reka dukomeze rero. Mbonye akagare kanjye, urabona nka buno, kano ni akagare ngiye kujyaho. Nawe yagakodesheje, ntabwo ari ngombwa yuko ufite igare. Mbwira igihe watangiye gukoresha igare rero. Ngewe nabyize kuva kera,
ubu ngiye kujya ku gare kanjye, ntabwo nafata video ndi ku kagare, ubwo tuza kuza kongera mbereke Vancouver. Yabwo ndimo kubereka ino ni Pacific Ocean ku mazi hano, urabona amayati, bwa bwato bwiza. Turavuga ati u Rwanda ni rwiza, ariko na Vancouver nayo nayo ni nziza, ni danje neza cyane. Iyo bavuze ngo Vancouver ni heza, reka mbereke icyo bashaka kubabwira. Murabona n'akazuba kavuye, ariko harakonje, ntimwibeshye. Ubu ndi kuri Yaletown Sea Wall, imiryango irahari, bari muri jogging, mbese urabona ko biryoshye. Hari n'amazi, tuba hafi y'inyanja, ariko n'amazi aba akonje, ntabwo ari amazi wagira ngo wogemo nk'aho ugiye kuri Lake Kivu cyangwa ahandi muri Hawaii hashyuha. Ino ni Pacific Ocean, harakonje, n'amazi aba akonje. Yego, ariko murabona ko ni heza cyane. Ubu ndimo gutembera ku kagare, turi kuri Sea Wall, ubwo turakomeje, mukomeze mukurikire, turabereka hano hantu bita muri Vancouver. Turakomeje murebe ino nyubako Bullard. Hano hari amazu meza, abashaka kwimuka hano, niba mufite izo cash muze mugure buildings cyangwa mukore investments, nabyo ni byiza. Kuko nababwiye kare gitangira, hano Vancouver ni ahantu heza umuntu abasha gutembera ku maguru, kubera ukuntu imihanda yacu yubatse kandi ni migari cyane. Nubwo Canada ahenshi harakonje, ariko urabona ko hano hameze neza cyane, ni byiza. Ubu ndumva tugiye gusoza uno munsi, nyine tugakomeza izindi gahunda tutari kuri kamera. Mwakoze kunkurikira, ntimwibagire gukora subscribe no kureba content zanjye zose. Abantu, reka tugerageze ino channel itere imbere, muyiteze imbere, tugere ahantu nyine mbona abasubscriber wenda nk'igihumbi cyangwa wenda murenze, ndetse na miliyoni. Wenda n'indoto, ariko byose nanga bitangirira. Ndabona harakeye uyu munsi, ubwo tuzongera. Nizeye ko n'akavuyo kabashimishije, kandi yuko abari muri za Toronto n'ahandi muzaza mukadusura, mukaza mukanshaka, tugasangira agakawa cyangwa icyayi. Yego, turi kumwe.